ikaze mu kiganiro ofisiye dinero nk'ibisanzwe. Uyu munsi none ikintu twabazaniye cyangwa se umuntu twabazaniye mwari musanzwe mumenyereye abantu bo hanze. Uyu munsi twabazaniye umunyamakuru wanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda mu muziki ndetse no mu makuru. Uyu nta wundi ni Murindahabi Irene. Tugiye kureba amateka ye muri kiganiro. Niba uri kumva ukeneye kumenya amateka ye wakanda subscribe and comment share, nawe turayikora ndagushishikariza kuyikora ukinga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tumenya bigiye bitandukanye. Amateka ya Murindahabi Irene. Murindahabi Irene ni umwe mu banyamakuru n'abaririmbyi bamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ubwitange bwe mu itangazamakuru rifite ireme, ubuhamya bufite isomo no gufasha sosiyete mu buryo bwo kuvuga ku buzima nyabwo abantu babamo. Yatangiye urugendo rwe mu itangazamakuru ari umuntu utazwi cyane, ariko kubera imbaraga n'umurava yashyize mu mwuga we yaje kwigarurira imitima y'abanyarwanda batari bake. Itangiriro ry'ubuzima n'uburezi yabayemo kuva akiri muto kugeza ubu ngubu. Amakuru atangazwa n'ibindi binyamakuru bitandukanye agaragaza ko Murindahabi Irene yavukiye mu Rwanda, aho yavukiye mu muryango wicisha bugufi, yakuriye mu buzima butoroshye bwuzuyemo ibibazo n'ihungabana, harimo no kubura umubyeyi we. Ibi byatumye agenda akura afite icyerekezo cyo kuzakora ibintu bifite umumaro ku buzima bw'abandi bantu, by'umwihariko abahuye ibibazo nk'ibyo yanyuzemo kuva akiri mutoya. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma aza kwinjira mu itangazamakuru aho yagaragaje impano idasanzwe mu kuyobora ibiganiro byimbitse kandi bifite ishingiro. Yakomeje kwihugura no kwiyungura ubumenyi ku itangazamakuru n'itumanaho. Umwuga w'itangazamakuru Murindahabi Irene yagiye akora ahantu hagiye hatandukanye. Ibitangazamakuru binyuranye mu Rwanda Murindahabi yagiye akoramo, dore ngibi birimo: harimo Magic FM Rwanda, Isibo TV, Isango Star, The Choice Life. Ingibi ni ibinyamakuru yagiye akoraho cyane bigiye bitandukanye, bituma kariye yiyongera igera ku yindi level abanyarwanda batakekaga. Ngabinkoramutima mu biganiro akora atera imbere agere ku rwego yifuza, dore ko n'ubu ngubu agikora, aracyafite umurava, aracyari umusore. Mu biganiro bye yibandaga ku nkuru z'abantu bafite ubuzima bukomeye, ubuhamya bushishikaje ndetse n'indirimbo zifasha abantu kongera kwizera no gukomera ku Mana. Ibyo biganiro byamuhaye umwihariko kuko byibandaga ku bintu by'ukuri bibaho mu buzima bwa buri munsi duhura nabyo, aho abatumirwa baganiraga bagiye gutanga ubuhamya buteye agahinda ariko bufatika, bufite ireme, icyizere cy'ejo hazaza, bigatuma urubyiruko rufatiramo byinshi ndetse n'abakuze bagakuramo byinshi. Hahandi buri wese yarebaga ikiganiro cye agakuramo byinshi byo kumenya ndetse n'ibyo yakigiraho. Gushinga MI Entertainment Limited, dore ngiko ukuntu byatangiye mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo gukora no gutanga umusaruro ubuhamya mu byo akora. Murindahabi Irene yashinze kompanyi cyangwa se kampani ye bwite ku giti cye, MI Entertainment Limited. Iyi kompanyi ikora ibikorwa by'itangazamakuru, ubuhanzi, gufasha abantu bafite impano no gutegura ibiganiro by'umwimerere byo gushishikariza cyangwa se guha abanyarwanda kugira barebe ku buryo u Rwanda rwateye imbere no kubasangiza mu bitekerezo. Binashimangira ko Irene atari umunyamakuru gusa, ahubwo afite icyerekezo cyo gutanga urubuga rusanzwe n'abahanzi, abantu bafite ubuhamya n'abandi bifuza guhindura isi binyuzwe mu magambo yabo, dore ko amagambo ariyo ahindura isi iyo uyumvishije kugira icyo wigezaho. Gufasha abahanzi kwa MI Empire cyangwa se Murindahabi Irene uruhare rukomeye kumenyekanisha no guteza imbere abahanzi nka Niyo Bosco, umuhanzi ufite ubumuga bwo kutabona, uzwi cyane mu ndirimbo zifite isura y'ihumure. Abandi bahanzi yagiye azamura, dore ko ubu ngubu umwe muri bo yamushingiye ari nawe wambaye ingofero. Harimo Vestine na Dorcas, itsinda
itsinda ry'abakobwa baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu Murindahabi Irene cyangwa se My Empire yabaye nk'umubyeyi cyangwa umujyanama wabo. Aba bana bombi uko ari babiri, yabahaye urubuga rwa YouTube, abaha amahirwe yo gukora mu buhanzi bwabo no kugera ku rwego mpuzamahanga bifuza kuzageraho, bakazaba icyo bifuza kuba cyo. Urubuga rwa YouTube, Murindahabi Irene afite urubuga rwa YouTube rufite izina rye bwite, Murindahabi Irene cyangwa se My Empire Limited, aho niho ashyira ibiganiro bikomeye birimo ubuhamya bw'abantu banyuze mu buzima bugoye, mu buzima butoroshye, bahuye n'ibizazane mu buzima, ibiganiro by'ihumure no kwiyubaka, indirimbo zihumuriza abantu zirimo nk'iyo yise Nzagukomeza. Aya mashusho ye akunze kwitabirwa cyane kandi agira uruhare rukomeye mu kongera icyizere n'ihumure ku bantu benshi. Imibereho ye bwite ku giti cye iri private. Irene ntajya ahisha amateka ye. Hari amashusho menshi yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media mu gihugu mu rundi rurimi rw'abanyamahanga, arimo ubuhamya bwe bwite ku giti cye, aho avuga ku buryo yakuze mu buzima bukomeye cyangwa se ubuzima bugoye, uko yabaye imfubyi ndetse n'uko yagiye yicisha bugufi kugira ngo agere ku nzozi ze. Ubutumwa bwe bushingiye ku kwizera Imana, gukunda abantu, gukunda igihugu no kurangwa n'impuhwe nyinshi, gufasha abantu bagiye batandukanye. Imbuga nkoranyambaga akunda kurangwa, YouTube yitwa Murindahabi Irene, Instagram yitwa Albas Irene Murindahabi, Facebook Murindahabi Irene. Akenshi akoreshwa mu gusangiza ibiganiro n'ibitekerezo. Mu gihe waba ufite igitekerezo wandika munsi akazagusubiza nyuma. Umusozo twasoza kuri uyu mugabo tumuvugaho, tugiye kumuvugaho twavuga byinshi, gusa reka twanzure tuvuze ibi ngibi. Murindahabi Irene ni umugore, ni umugabo w'intwari. Murindahabi Irene ni umugabo w'intwari wubatse izina akoresheje ikaramu ye n'ijwi rye ku giti cye. Yiyemeje kwigisha, guhumuriza no kuzamura ubuzima bw'abantu banyuze mu buzima bukomeye cyangwa se mu buzima bugoye. Yabaye igitekerezo ku rubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'urwo Burundi ndetse no ku bindi bihugu bigiye bitandukanye, ku banyamakuru n'abahanzi bashya cyangwa se abahanzi b'inzaduka. Ubuzima bwe ni igitabo cy'inyigisho, kandi ibikorwa bye bikomeza kuba urumuri mu mwijima ku isi. Uyu mugabo azakora byinshi mu gihugu cy'u Rwanda, ku isi azakora ibitangaza. Niba ubona wari ukeneye kumva amakuru ye, hari byinshi tutavuze muri iki kiganiro, wakandika muri comment tukazabikoraho. Niba hari undi muntu wifuza kumenya, naho wakandika muri comment. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora, ukiyunga kuri uyu muryango, kuko hari byinshi tuzamenya bigiye bitandukanye, harimo kwiga, harimo kumenya amateka, byinshi utaruzi uzabimenya.